muri uyu mwaka uri imbere ibi ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure naho turi ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko. Ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawe uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho. Rero urebye muri ibyo bice ngira ngo bizafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora. Iyo urebye ukusaniye amafaranga yari muri capitation grant leta yahaga amashuri aziyongera kuri pursa irenze 65. Amafaranga leta yageneraga amashuri muri cya gice kitari school feeding. Yes. Yego. Rero ubwo ngubwo urumva ko haziza, ariko ntabwo buri shuri ryose rizabona mwe. Biterwa n'umubare w'abanyeshuri, biterwa n'uko ishuri risanzwe riri. Aya mafaranga ariko aziyongera kuri iyo percentage. Yego. Urumva rero ko leta idahwema gushyira imbaraga mu burezi. Ibi ngibi rwose ni ibintu leta ihagazeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeza kutubwira dushyira imbaraga mu burezi, kandi ni nabyo ubona nyine leta irashyira imbaraga mu burezi.